Mu minsi ishize hamaze iminsi hacicikana amashusho ndetse n'inkuru zimwe na zimwe ku mbuga nkoranyambaga byerekeranye n'inkongi y'umuriro ikomeza kwibasira muri Amerika, cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Los Angeles. Iyi nkongi y'umuriro na n'ubu ngubu ikaba ikomeje guteza ikibazo, na n'ubu hatarabasha kumenyekana impamvu nyamukuru yabasha gutera ino nkongi y'umuriro. Nk'uko ibinyamakuru bimwe byagiye bibyandika, ibice bitandukanye by'umujyi wa Los Angeles uherereye muri Leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibice byinshi bikomeza kwibasirwa n'inkongi y'umuriro kuva ku itariki ya 7 kugeza ku itariki ya 11 Mutarama. Hamaze gupfa abantu bagera kuri 11, abandi barenga 180,000 bamaze guhunga. Icyamenyekanye nuko izi nkongi zengejwe n'ibyatsi byumishijwe n'izuba ryinshi ndetse n'umuyaga wari ufite umuvuduko w'ibirometero 160 ku isaha wahawe izina rya Santa Ana. Ariko impamvu zidashidikanywaho zaziteye ntabwo iramenyekana cyane. Izi nkongi ziri mu byiciro bibiri, birimo iyafashe imisozi ya Santa Monica yangije ibiri ku buso bwa hegitare 8, n'indi yatangiriye mu misozi yegereye Pasadena, hombi ni mu majyepfo ya California. Iyi ya kabiri yo imaze kwangiza hegitare zisaga 5. Ndetse hari abantu bamwe na bamwe batangiye kugenda bakekwa ko aribo bantu bashobora kuba baratangije iyi nkongi y'umuriro. Gusa nabo iperereza ko ryagiye rikorwa basanze nabo barengana, ku buryo mu minsi iri imbere nabo bashobora kuba barekurwa. Gusa hari umugabo bita John Lentin washinze ikigo cyitwa Scientific Fire Analysis gifite icyicaro muri Leta ya Florida, yagaragaje kugira ngo hamenyekane icyateye izi nkongi bisaba gushakira amakuru aho zatangiriye. Ni ukuvuga ngo muri Pacific Palisades na Eaton. Yagize ati uyu wari umuriro muto, abandi bazibande ku hantu umuriro waturutse, bamenye aho waturutse maze bashakishe impamvu yawo yawuteye ya nyawo. Ubusanzwe inkuba zikunze guteza inkongi nk'izi muri Los Angeles, ariko abakora iperereza bagaragaje ko kuri iyi nshuro atarizo zayiteye, kuko mu gihe zibasiraga ibice byo muri Pacific Palisades nka Santa Monica cyangwa se Pasadena muri Eaton, nta nkuba zahakubise. Kandi igikunze guteza inkongi muri uyu mujyi ni umuriro uba wacanywe n'abaturage, gukoranaho kw'insinga z'amashanyarazi cyangwa se ibishashi biturikizwa mu birori bigiye bitandukanye. Abashinzwe iperereza bagaragaje ko mu bihe nk'ibi ngibi by'izuba nk'ibyo barimo, biba byoroshye ko umuntu mu gihe yafata ibyatsi byaho byumye akabitwika bishobora gukwirakwiza inkongi y'umuriro byihuse. Gusa ariko na n'ubu ntiharamenyekana niba n'ibyo ngibyo nabyo ari kimwe mu byabiteye. Ikigo cyitwa South California Edison gishinzwe serivisi z'umuriro w'amashanyarazi mu majyepfo ya California cyatangaje ko mu masaha 12 kugeza igihe inkongi y'umuriro yatangiriye nta makuru cyakiriye yo gukoranaho kw'insinga cyangwa se ibindi bibazo bifitanye isano n'amashanyarazi. Cyagize kiti ubusesenguzi bw'ibanze bwakozwe na South California Edison ku miyoboro y'amashanyarazi inyura mu iki gice mu masaha 12 mbere y'uko umuriro utangira kigaragaza ko bigaragara ko nta kibazo cyabaye mu muriro w'amashanyarazi. Inyubako nyinshi muri Los Angeles zarahiye, by'umwihariko izubakishije imbaho, ndetse bigikomeje guteza ikibazo kuko hari n'izindi nyubako zigishya cyane. Kandi iyi nkongi y'umuriro ko iminsi igenda yicuma irimo kugenda isa nk'ikura cyane. Ndetse n'umuyaga uhari, umuyaga wataraye izina witwa Santa Ana, ukomeje guteza ikibazo kubera ukuntu uri kugenda uhuha ukabasha kugenda ukwirakwiza inkongi y'umuriro ahantu henshi hagiye hatandukanye. Ndetse hari n'andi makuru avuga yuko bitewe n'ama award yo guhemba abakinnyi ba filime bitwaye neza aherutse kubera mu mujyi wa Los Angeles, bagerageje kuvuga Imana mu buryo butari bwiza bakayisuzugura. Ibi ngibi bikaba ari bimwe mu bivuga bishobora kuba byarateje inkongi y'umuriro, kubera ukuntu bagerageje kuvuga Imana mu buryo butari bwiza cyane. Ko n'ubundi uyu mujyi usanzwe ari umujyi usanzwe n'ubundi utemera Imana, bavuga Imana mu buryo biboneye uko bishakiye. So bivuga yuko ashaka kuba ari rimwe mu ntandaro y'abarateje n'inkongi y'umuriro. Ndetse ibi bikomeje guteza ikibazo ku buryo hari abahanzi bamwe na bamwe bafite ibitaramo bagiye babisubika, nk'umuhanzi The Weeknd ibitaramo byari afite nawe yagiye abisubika kubera inkongi y'umuriro ikomeje guteza ibibazo. Ndetse n'undi muhanzi witwa Beyonce akaba yamaze kwitanga agera kuri miliyoni 2.5 z'amadolari kugira ngo bashake buri kintu cyose cyakorwa kugira ngo iyi nkongi y'umuriro ibashe kuzima. Nshimiye wafashe umwanya wawe ugakurikirana The Shema TV. Nshimira nawe wakoze subscribe, nawe utarayikora ari ubwa mbere ugeze ku murongo wacu kwikora kugira ngo ubashe kunogerwa n'ibindi biganiro tubagezaho umunsi ku munsi.